inshuti bakunzi b'urubuga rw'amakuru n'ibitekerezo RNN Reporting and News Network, turabaramukije tubaha ikaze mu biganiro byacu bya buri cyumweru. Nk'uko bavuga mu Kinyarwanda, utazi yava ntamenya niyajya. Duhereye kuri uyu mugani mwiza w'Ikinyarwanda, twifuje kuganira namwe ku mateka yaranze igihugu cyacu, igihugu cyanyu mukunda mwese, aho muri hose, mwaba mu Rwanda, mwaba mu mahanga. Tuzi neza yuko aho umunyarwanda ari hose ahafata nk'u Rwanda. Ni nayo mpamvu akenshi bakunze gusuhuzanya bakakubaza bati ese mu Rwanda rw'iyo mumeze muti? Dufatiye rero kuri iyo ndamukanyo nziza, nanjye mbahaye ikaze mbabaza nti se mu Rwanda rw'iyo mumeze mute? Murahumeka neza, muri amahoro? Abatubanjirije batubwira yuko izina u Rwanda rituruka ku nshinga kwanda. Kwanda bivuga kwaguka, gukwirakwira hirya no hino. Inkomoko y'u Rwanda rero yaba yarashingiwe ku kwaguka kwarwo mu kinyejana cya 14 hagati y'umwaka w'1312 n'igihumbi na 1345, hakaba hari ku ngoma y'umwami Ruganzu wa mbere Bwimba. Uwo mwami rero dushingiraho ayo mateka yari afite ubushobozi mu kwagura igihugu bitewe n'uko yagerageje gutera ibihugu byari bituranye n'u Rwanda, akabitsinda, akabinesha, akabyigarurira, bityo u Rwanda ruba rugari, ruba igihugu kimwe cyitwa iryo zina. Muri iki kiganiro rero tugiye kubagezaho nifatanyije na mugenzi wanjye Albert Rukerantare, turagerageza kubaha ingingo z'ingenzi zaranze amateka y'u Rwanda, ariko tukazayasubiramo mu buryo bwimbitse dukoresheje abatumirwa batandukanye b'inararibonye mu nzego zose, haba muri politiki, mu muco w'igihugu, mu bukungu, mu bushakashatsi, mu ikoranabuhanga n'ibindi bigize ubuzima bw'igihugu. Murakoze. Albert Rukerantare, mwakomerezaho. Mu mwaka w'1884 nibwo ibihugu by'i Buraya byateranye biteranira i Berlin mu Budage. Noneho muri iyo nama bakoze bafatamo imyanzuro yo kwigabagabanya ibihugu bya Afurika, mbese babigira nk'intara zabo. Ariko bigeze muri 1924 nibwo Ubudage bwari bumaze gutsindwa intambara ya mbere y'isi, irya yarangiye muri 1918. Nibwo ibihugu cy'u Rwanda n'u Burundi byaje kwegurirwa Ububirigi. Ububirigi bwari busanzwe ubutegeka Kongo nk'akarima kabo, kuko Kongo icyo gihe yari nk'umwihariko w'umwami w'Ububirigi Leopold. Nyuma rero muri za 1931, ndavuga 1931, abo Babirigi nyine, ndashaka guhera ku Badage, icyo gihe bagabagabanaga, byari nibwo ubukoroni bwatangiye. Noneho bigeze muri icyo gihe cy'Ababirigi, Ababirigi muri 1931 mu Rwanda babazanye ibintu by'amarangamuntu. Abaturage b'u Rwanda babagabagabanyamo amoko. Muri uko kubagabagabanyamo amoko, icyo abantu batabashije kureba no kumenya ni uko hari umugambi Ababirigi bari bafite wari wihishe inyuma y'ibyo byose, byo kubasha kugenzura neza amoko ngo bamenye uko abantu bagenda basumbana. Ariko nanone ikindi, nk'uko mu Bubiligi burya bagira ngo devise yitwa ngo diviser pour régner, aribyo bivuga gutatanya abantu kugira ngo bayobore. Niho batangiye umugambi wo guteranya Abanyarwanda
bibaviramo intandaro y'amakimbirane, nyamara abanyarwanda bari babanye neza mbere y'umwaduko w'abazungu. Amateka atubwira ko u Rwanda rwari ruyobowe, hari abayobozi, hari abayoborwa, nk'uko na n'uyu munsi isi iyobowe, habaho perezida, hakabaho inzego ziyoboye, hakabaho n'abaturage bahagarariwe. Ibyo ngibyo ntacyo byari bitwaye mbere y'umwaduko w'abazungu, ariko kuzana ibintu byo gusobanura, kuzana amarangamuntu, bagatangira kubwira ko bariya ari bo baremewe gutegeka, bagatangira kubwira bariya ko ntacyo bamaze bakwiye gukorera abandi, bagatangira kuzana ibintu byo kubaryanisha, ndetse nk'ibyakorwaga muri Kongo. Ndagira mbibutse ko mu gihe igihe umwami w'Ababiligi Leopold yari afite Kongo, habaga ibintu byitwa uburetwa, mu Gifaransa niryo jambo ribangutse corvée. Utagiye muri ubwo buretwa babacaga ibiganza ngo ntibagiye guhinga mu makawa, ntibagiye kugera. Ibyo barabyadukanye babizana mu Rwanda. Bigeze mu gihe cyo kubaryanisha, niho batangiye kumvisha abantu ko abayobora, bivuze ngo Abatutsi, ari bo babangamiye rubanda rugufi, babakubita, babishyuza, kandi ibyo byose izo gahunda zari zarazanywe n'umuzungu. Aha ngaha mbonereho ko mbere yo kwinjira muri ibyo by'amacakubiri, mu gihe cy'Ababiligi bamaze kwegurirwa u Rwanda, u Burundi, Kongo yari isanzwe ari iyabo, ariko mu Rwanda icyo nibuka mu mateka nuko batabashije kumvikana n'umwami Musinga. Bashakaga kwinjirira mu butegetsi akababera ibamba, nk'uko bamurushaga ingufu, bari bamaze kwinjira mu gihugu, bamucira imoba, asimburwa na murumuna we Rudahigwa. Umwami Rudahigwa nawe waje kubasha kumvikana gato n'abazungu b'Ababiligi nyine, ariko aza gupfa mu buryo butazwi. Benshi bakunda kuvuga ko yorogewe i Bujumbura n'Ababiligi. Ibyo ngibyo ntabwo cyakora nabishinja kuko sinabihagazeho, ariko biravugwa mu mateka. Rudahigwa nawe waje gusimburwa n'umuvandimwe we umwami Kigeli Ndahindurwa, nawe waje guturatuzwa, ndetse ubwo amakimbirane hagati y'Abahutu n'Abatutsi yarageze kure, bimuviramo gusohoka mu gihugu. Ndetse ubwo yashatse kugaruka, amateka atubwira ko b'Abazungu b'Ababiligi aribo bamubujije kwinjira mu Rwanda, cyangwa se bakaba baramenye ko yarwinjiye, ariko bagakora ibishoboka byose kugira ngo asohoke asubire hanze. Yaje kugwa ishyanga. Ku itariki ya mbere Nyakanga 1962, u Rwanda rwabonye ubwigenge. Icyo gihe u Rwanda rwari ruhindutse repubulika, ingoma ya cyami ivuyeho, isezerewe. U Rwanda rutangira kugendera ku mahame ya repubulika. Nyuma yaho gato, ndetse bitanatinze kuko ni guhera mu 1963, nibwo hatangiye kugabwa ibitero mu Rwanda, bigabwe n'abahoze ku butegetsi, bivuze ku ngoma ya cyami yitwaga iy'Abatutsi. Uko ibitero byagabwaga, ndibuka ko
ibitero bya nyuma ndumva byarageze mu 1967, ariko kuva icyo gihe muri 1963 ibitero bigabwa, uko bateraga niko igisubizo ku baturage bari mu gihugu cyabaga kwihimura ku batutsi basigaye bari mu gihugu, bakicwa bazira ko ngo bene wabo bateye igihugu. Hari igitero gikomeye cyaje kuba, aricyo cyageze ku kiraro hariya ku Kanzenze ugana mu majyepfo uturutse mu Bugesera. Icyo gitero ndakeka ari nacyo cya nyuma cyabaye. Icyo gihe bateraga bitwaga Inyenzi. Ndagira ngo nibutse ko kuva muri za 1967 ubutegetsi bwari buyobowe na Gregory Kayibanda, ari nawe bivugwa ko yabaye perezida wa mbere w'u Rwanda, ariko nkanibutsa ko yabanjirijwe n'uwitwaga Mbonyumutwa, ariko mu mateka batavuga ko ari we wabaye perezida wa mbere, kubera ko Kayibanda ari we waje igihe independence yatangazwaga, bikitwa ko ari we mu gifaransa bita ngo ni le père de la nation. Ubutegetsi bwa Kayibanda ntibwarambye cyane, kuko muri 1973 nibwo habaye coup d'etat, kuvanwa ku butegetsi ku ngufu, bikozwe n'abasirikare bari bayobowe na General Major Habyarimana Juvenal wayoboraga ingabo afatanije n'agatsiko kiyise les camarades du 5 juillet. Byabaye ku itariki ya 5 Nyakanga 1973. Kayibanda bamuvanaho ndetse aranafungwa, kimwe n'abo yakoranaga nabo bamwegereye bya hafi, kugeza mu 1976 ubwo yicwaga. Nibyo koko urabivuze, u Rwanda rwarigenze mu 1962, ariko nyuma y'imyaka ishize yose hari abantu babona ko icyo gihugu kitigenga, cyangwa se n'u Rwanda gusa n'ibihugu bindi bya Afurika bakidufata nk'aho turi ibihugu bigikoronijwe. Urugero rwa hafi ni nyakubahwa Sophie Wilmès ushinzwe ububanyi n'amahanga bw'Ububiligi, uherutse gutangaza ibintu nakwita agahomamunwa ku Rwanda, ashingiye ku cyemezo ubutabera bw'u Rwanda rwafashe mu rubanza rwa Paul Rusesabagina n'abo bareganwa. Wagira icyo bitubwiraho? Hari ikintu ngira ngo nkwibutse, nuko guverinoma ya mbere yari iyobowe na Kayibanda yagiye ku itariki 26 z'ukwa 10 muri 1961. Yari igizwe, icya kabiri cyayo cyari kigizwe n'abazungu b'Ababiligi. Ministeri zikomeye zose zari ziyobowe n'Ababiligi, ndetse niba ntibeshye n'inzego za gisirikare ahanini zari ziyobowe n'abasirikare, kuva kuri batayo kugeza ku bakomanda ba unité bari Ababiligi, ndetse kugeza aho Habyarimana afatiye ubutegetsi. Hari umumajoro najyaga nkunda kumva wari komanda w'ikigo cya Bigogwe witwaga Major Rocher, ari nawe wari umukomando ngo watozaga abantu kurira rwa rutare rwa Bigogwe. Ndetse hakaba n'umugabo nabwiwe, ntabwo nigeze mubona, ariko mu mateka biravugwa, witwaga Turpin Dominique, niwe wari ushinzwe inzego z'iperereza z'u Rwanda. Yari Umubiligi, ari ushinzwe inzego z'iperereza. Urumva niba abaministre baza ministeri zikomakomeye, ni ukuvuga nka ministeri y'igenamigambi,
ukareba za minisiteri z'ubukungu, ukareba za minisiteri z'ubutaka, bya bindi byose bikora ku ruti rw'umugongo rw'igihugu, byose byari bicunzwe n'Ababiligi. Noneho ukambwira ko inzego z'iperereza ari Ababiligi, inzego za gisirikare ari Ababiligi, aho ngaho wakwibaza uti harya ubwigenge bwarihe? None uyu munsi rero nibyo bintangaza nanone bigarutse, kuko bigaragara ko n'uyu munsi bagitekereza ko bagikoronije u Rwanda. Hano mu Bubiligi iyo inzego z'ubutabera zavuze, iyo urubanza rwaciwe, umucamanza yafashe icyemezo, icyo cyemezo cyo nakuka nta wundi ukivuguruze uretse undi mucamanza. Ni ukuvuga ko bigiye mu bujurire, bigiye muri kasasiyo, bigiye muri conseil mu nama ya leta ko nayo ishinzwe ubucamanza, akaba ariho icyo cyemezo kivugura. Nta munyapolitike ujyaho ngo nongo abacamanza ngo bakoze nabi, ngo abacamanza bibeshye. Ariko si kuki byaba ku Rwanda gusa? Ubu wababwira bamwe bakoze atanta hano i Buruseli, bagaturitsa aeroport, bagaturitsa hano za Marbeck. Wababwira bamwe bakoze za atanta zipariza hariya muri za Bataclan, cyangwa se wakazana Ben Laden, ukavuga ngo uwo muntu ntibamurekure, ngo inkiko ngo zibeshye, ngo zamukatiye, ngo zakoze urubanza ngo rudasobanutse, ntibakumanika abahano. None se kuki niba umuntu ashinjwa kandi bigaragara, ese ahubwo ko inzego z'Ababiligi ubwazo, inzego z'iperereza z'Ababiligi ko zabonye iby'ibimenyetso zikabishyikiriza inzego z'ubutabera z'u Rwanda, barashingira he? Uriya mu minisitiri ashingira he kuvuga ko ubutabera bw'u Rwanda kuri uriya mugabo nta butabera yabonye? Ibyo rero njyewe mbibonamo cya kindi cyo kumva bafite isumbwe, ko bakontorora byose, icyo bashaka nicyo kiba. Ahubwo bigeraho bikantera gutekereza, ese biriya bikorwa ahubwo wasanga ari bo bamubwiraga ngo bikore? Niba batangiye kwitambika, ese iyo tuvuga abakozweho na ziriya atanta ba Abdeslam bakoze, abagizweho ingorane b'Ababiligi cyangwa b'Abafaransa, baba Abanyamerika, ntibava amaraso kimwe n'Abanyarwanda? Ese Abanyarwanda kuki bo badafite uburenganzira bwo kurenganurwa no guhozwa no guhabwa ubutabera mu gihe bakorewe amabi? Ibimenyetso birahari simusiga, ko umugabo ari we washinze uriya mutwe, ko umugabo ari we wawuteraga inkunga mu bikoresho n'amafaranga. Ari abafatiwe i Burundi biragaragara, ari abanyuze mu madosiye biragaragara. Wa muzungukazi watangaga ubuhamya uko yakurikiranye idosiye yose. Ibyo uriya mugore ngo ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga, akaba na vice premier ministre, koko urumva atari ukurengera? Ntekereza ko bibwira ko u Rwanda rw'ubu ari rwa rundi rwa kera bategekaga ibyo bishakiye, bakabwira abayobozi gukora ibyo bo bashaka batarebeye inyungu z'abanyagihugu z'Abanyarwanda. U Rwanda rw'ubu, u Rwanda dufite ubu, leta dufite ubu ni leta ireberera abanyagihugu. Nibwira ko nabo badashobora gupfa
kurebera icyo ngicyo ngo batange icyuho, kuko u Rwanda rw'ubu nizera ko ari u Rwanda rwigenga nyakuri. Mu mwaka w'1987 nibwo mu gihugu cy'u Bugande hateraniye inama ikomeye yahuje abanyarwanda b'impunzi bari bari Bugande, bakora umutwe wa politiki witwa FPR Inkotanyi, waje kugira n'ishami rya gisirikare, ishami ryiswe APR, bivuga mu gifaransa Armée Patriotique Rwandaise, ni nk'ingabo z'abanyarwanda zikunda igihugu. Izo ngabo rero za FPR cyangwa se za APR Inkotanyi zari zifite imigambi ikomeye, harimo uwo gucura impunzi, kugarura demokarasi mu gihugu, kugira ngo abanyarwanda bongere babumwe, basubirane, batere imbere. Ku itariki ya mbere Ukwakira mu mwaka w'1990 nibwo izo ngabo zari za FPR Inkotanyi cyangwa se APR zinjiye mu Rwanda zinyuze ku mupaka wa Gitumba, zihangana n'ingabo za leta y'icyo gihe. Icyo gitero rero cyabaye intandaro yo guhuruzwa kw'ingabo z'amahanga kugira ngo zize gutabara iza leta y'u Rwanda. Bahuruza Ababiligi, Abafaransa, bahuruza Abazayirwa, ubwo n'Abanyekongo, bose bateranira hamwe baza kurwanya Inkotanyi, ariko byabaye iby'ubusa. Intambara yaje kurangira imaze hafi imyaka 4 itsinzwe na za ngabo za FPR Inkotanyi. Mu mwaka w'1991 nyuma y'amasezerano menshi yagiye ahuza abarwanaga impande zombi, ni ukuvuga uruhande rwa leta yariho yariyobowe na Habyarimana n'uruhande rw'Inkotanyi, nibwo leta y'u Rwanda yari ishingiye ku ishyaka rimwe ari ryo MRND yaje kwemera kuvugurura politike, yemeza politiki igendera ku mashyaka menshi. Icyo gihe havuka amashyaka anyuranye afite ibyerekezo binyuranye n'imigambi inyuranye, ariko muri ayo mashyaka haza kuvukamo n'amashyaka y'intagondwa, nakwita y'abahezanguni, batifuzaga ko abateye igihugu aribo FPR Inkotanyi binjizwa mu buyobozi bw'u Rwanda. Ibyo mbigarukeho, ayo mashyaka yitwa y'abahezanguni yagenderaga kuri ya myumvire yaturutse mu bukoroni, aho Ababiligi muri gahunda zabo bazanye ibintu byo kuvangura cyangwa kumvisha bamwe ko batsikamira abandi, kumvisha bamwe ko baryamiwe, kumvisha abandi ko ari mbese ari bo bemerewe kuyobora. Ibyo bintu bisa n'ibibaye indwara ku banyarwanda, bisa n'ibibaye imungu, ku buryo icyo gihe uwari ku butegetsi nawe yumvaga adashaka kuburekura nk'aho ari we bwaremewe, nk'isaranganywa bigasa n'ibinanirana. Ayo mashyaka yaje kuvuka, kwibyaramo urubyiruko, buri shyaka ku ruhande rwaryo rikagira urubyiruko. Abakuru bakuriye urwo rubyiruko, aho kurutoza indangagaciro nyazo zikwiriye kuyobora no kuranga umunyarwanda kugira ngo babashe kumvikana, benshi babibyemo urwango n'amacakubiri, bituma iyo politiki igayitse ikomeza kuzamuka kugeza aho igihugu cyahuye n'ibibazo. Muri uwo mwaka w'1993 havutse urubyiruko rutandukanye, amatsinda y'urubyiruko ndetse bamwe bitwara gisirikare nk'interahamwe n'impuzamugambi, hakaba inkuba za MDR, hakaba
abakombozi ba PSD, ibyo byose byagiye biba uruvangitirane. Byumvikane ko nubwo amashyaka yose yari afite urubyiruko ruyashamikiyeho, ariko ishyaka ryari ku butegetsi kuko naryo ryari rifite ingufu, birumvikana ko urubyiruko rwaryo, interahamwe, nabo rwari urubyiruko rukomeye, ndetse rwageraga naho ruhabwa imyitozo ya gisirikare, rukitwara gisirikare. Kubera iyo myitwarire rero byatumye hakomeza kubaho ihangana ry'abana b'u Rwanda, unavuga urubyiruko rw'amashyaka atandukanye, kubera yuko amashyaka nka MDR, amashyaka nka PSD, amashyaka nka PL, ntabwo mu ikubitiro yari ku ruhande rwa Habyarimana, yari amashyaka arwanya leta ya Habyarimana. Niho rero ngaruka muri uwo mwaka nanone w'1993, kuko nibwo hashinzwe radiyo yiswe RTRM, Radio Television Libre de Mille Collines, ikagira ibiganiro bishishikariza abantu cyangwa se abayoboke bayo, abayikurikira, babarizwaga mu ruhande rw'izo nterahamwe n'impuzamugambi, kwibasira abatutsi, byitwaga ko ari inyenzi zateye igihugu. Icyo gihe haje kuvuka ikibazo kiremereye nyuma y'ishingwa ry'iyo radiyo RTRM, kuko haje kubaho gucikamo ibice kw'amashyaka yarwanyaga Habyarimana. Ay'ingenzi navuga atatu, MDR, PL na PSD, abavutsemo ibice byiswe Power, abandi bitwa amajyogi. Amajyogi bakaba ari abashinjwaga kubugamira ku ruhande rw'inkotanyi, aba Power bakaba bari bogamiye ku ruhande rw'ishyaka riri ku butegetsi MRND na CDR, ari byo bigaruka bikumvikanisha nyine Power ko ari bo bafite ubutegetsi, ari bo bafite byose, bakandagiye abandi. None se amajyogi yari irihe shyaka? Amajyogi yari muri ayo mashyaka yacitsemo ibice. Ni ukuvuga ko hari Power ku ruhande rwa MDR, hakaba amajyogi ku ruhande rwa MDR, hakaba Power ku ruhande rwa PSD, hakaba amajyogi ku ruhande rwa PSD, hakaba Power muri PL n'amajyogi muri PL. Amajyogi bivuze iki ubundi? Mbabarire, ntabwo nabashije gusiganuza neza ngo gire, ariko iyo wumvise amajyogi ntabwo nzi iryo jambo aho barivanye, ariko byumvikanishaga ngo abashyigikiye uruhande rw'inkotanyi, inkotanyi zari zihanganye na leta. Na RTRM rero iyo yatangazaga amakuru yayo, ubwo ntabwo byari bikitwa ko ari abatutsi bateye u Rwanda cyangwa se inyenzi nk'uko babyitaga, ahubwo na bandi bose biswe amajyogi bagombaga kugenda mu gatebo kamwe n'abateye igihugu. Ibintu biba biradogereye, ibintu babigeze iwa Ndabaga. Ariko nyuma y'imyaka 3, ni ukuvuga mu 1993, ku itariki 4 z'ukwa munane, nibwo haje gusinywa amasezerano yiswe amasezerano ya Arusha, yemezaga guhagarika intambara no gusaranganya ubutegetsi. Ndetse ku bw'ayo masezerano haza kuza ingabo za FPR inkotanyi zagombaga kurinda abayobozi bazo mu rwego rwa politike,
zituzwa muri CND mu ngoro y'inteko ishinga amategeko i Kigali, bateganya ko abayobozi babo nibamara kwinjizwa muri guverinoma no mu zindi nzego za leta abo bazabarinda. Hari na gahunda yo guhuza ingabo, kandi aya masezerano yarusha mu by'ukuri niyo twari kugenderaho, niyo kuzatuma u Rwanda rujya mu murongo mwiza, ariko ntabwo byaje gukunda. Haje kuba impanuka y'indege yitwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Habyarimana Juvenal, ndetse ari kumwe na mugenzi w'u Burundi, nabo bari kumwe. Indege irahanurwa. Nyuma yo guhanurwa kw'iyo ndege hakurikiyeho ubwicanyi bwibasira abantu cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi ndetse n'abataravugaga rumwe na leta. Ku ruhande rw'ingabo za FPR zari zihanganye n'ingabo za leta, baje gusanga nabo bagomba kugira icyo bakora kugira ngo batabare abicwaga. Muri icyo gihe rero igihugu cyose cyabaye nk'igisandaye, mu mpande zose z'igihugu abantu baricwa. Ari nabwo ubwo FPR nayo yafashe imyanzuro yo kujya aho abantu bari kwicwa hose bagatabara. Ubwo bwicanyi bwaje guhabwa inyito ya jenoside yakorewe abatutsi, kandi nibyo koko bwaje kurangizwa nuko FPR inkotanyi itsinze urugamba. Habaho guhunga kw'imbaga y'abanyarwanda, bahungana na leta yariho icyo gihe, yari yarisi y'abatabazi nyuma y'uko leta ya Habyarimana wari umaze gupfa itari kiriho. Bahungana umutungo w'igihugu, bahungana igishoboka cyose, igihugu gisigara iheruheru ari imirambo. Muri iyo jenoside yakorewe abatutsi rero habayemo ibintu byinshi, kuko ni muri icyo gihe cy'intambara imaze kuburwa nibwo leta yariho nako ntihari nakiriho, kuko umuyobozi mukuru wayo yari yitabye Imana. Premier Ministre Agathe Uwiringiyimana bamwishe. Ngo byabaye ngombwa ko abari abayobozi b'icyo gihe bashyiraho izindi nzego nshya, ari nabwo hagiyeho guverinoma yitwaga iy'abatabazi. Ariko kubera intambara iyo guverinoma ntiyabashije navuga gukora, kuko inama za mbere zaberaga za Murambiyo, za Gitarama, ndetse nibutse neza no kurahira ndumva yararahiriye, ariko yo umenya yararahiriye Murambi, ahubwo inteko ishinga amategeko niyo yararahiriye Irambura. Muri uko kugenda bahunga, ari nako ayo maradiyo za RTRM ndetse na radiyo Rwanda yigeze gukorera mu butotori, ariko babwira abantu ko bari i Kigali. Umutotori ni ku Gisenyi ugana kuri Brasserie hafi y'Ikivu. Babwira abantu ko bari i Kigali, ko situation bayifite mu ntoki, ariko ari nako ingabo zishishikariza abaturage gusohoka mu gihugu, kuko bibwiraga ko FPR nifata igihugu abaturage batarimo kuyobora bizayinanira. Mu kwezi kwa Kamena 1994 nibwo habaye ikiswe Operation Turquoise. Operation Turquoise rero ni operation yari yapanzwe n'Abafaransa, cyitwaga ko ari operation ya ONU, ariko mu by'ukuri yari amayeri y'Abafaransa yo kugira ngo baze gufasha za ngabo z'inkoramaraso zari zimaze koreka u Rwanda. Iyo Operation Turquoise rero yabaye byitwa ko baje gufasha abanyarwanda, baje gukiza abicwaga n'interahamwe na za nsoresore zari zifatanyije n'abasirikare ba leta. Abangaba Albert Rukerantare yavuze,
ariko siko byagenze. Abo bafaransa bari baje bafite umugambi ukomeye wo kugira ngo bahagarike inkotanyi bazibuze gukomeza urugamba, kuko babonaga ko byanze bikunze zigomba kurutsinda. Urugamba rwarakomeje ndetse rukomereza no muri Kongo, aho inkotanyi zahanganye n'abasirikare ba Habyarimana ndetse n'abafaransa bakomeje kugenda babaha imfashanyo zitandukanye. Ku itariki 4 z'ukwezi kwa Nyakanga 1994 nibwo inkotanyi zafashe umujyi wa Kigali, zinatangaza ku mugaragaro ko urugamba rwo guhagarika jenoside rurangiye. Ubwo rero FPR ifata igihugu. Rwose ndabishimira kuko ntiyashatse kwikubira, nubwo yari gifatishije ingufu za gisirikare, byarashobokaga ko ifata icyemezo ati ntawe dushobora gusangira, ariko yakoze ibintu by'ubudasa, ishyiraho guverinoma yise iy'ubumwe bw'abanyarwanda, guverinoma yari ihuriyeho n'amashyaka atandukanye ariko atarijanditse muri jenoside yakorewe abatutsi. Bivuze ngo amashyaka atarimo ahanini usanga ari MRND n'ishyaka rya CDR, na bandi bantu zashobora kubona muri iyo guverinoma n'abapawa, abo bitwaga pawa. Iyo guverinoma y'ubumwe ijyaho, ariko mu bihe bikomeye cyane, mu ngorane z'inzitane, kubera ko nk'uko mubizi igihugu cyari cyasahuwe buri kantu kose, ndetse kugeza no ku mazu y'ubucuruzi, amamodoka ya leta nta nimwe, banki zambaye ubusa, ingabo zagiye, ibikoresho bya gisirikare byagiye, abandi barishwe kugira ngo babone abakozi, ari ikibazo. Inzego z'ubutabera reka data, mbese sinzi uko nabivuga. Nubwo urugamba rwo guhagarika jenoside rwari rurangiye, abanyarwanda bagasubizwa mu byabo, umutekano ukagaruka mu gihugu, ariko urugamba nyakuri rw'ingengabitekerezo nibwo rwari rugikomera. Ni nabwo rwari rushinze imizi aho ngaho abantu bagiye bahungira hatandukanye mu nkambi za Kongo. Reka mwiyumvire ubuhamya bw'umwe mu bari bahari kandi waje no kugaruka mu gihugu akanagira umwanya ukomeye mu buyobozi. Izo Mburagasani rero urumva ko ntago byari kutworohera kupfa kubyihorera gutyo ngo zadufatanye igihugu, panga nyine gahunda. None se nta bari bahari se, nge sinari umusirikare, ariko twarabikurikiraga kandi tubyemera. Yes, igihe cyarageze rero za Mburagasani na ya migambi no kuba badusanze hakurya. Nta bari bahari ariko muri mwe ntabo twari kumwe. Ari he? Twari kumwe zi ubwo wowe ni wowe ubitinyutse, abandi babyihoreye nzi ko bahari. Byavuzweho byinshi, ariko ngeragira ngo mabwire icyo nabonye. Uwo munsi zidusanze aho hakurya, ngira ngo muribuka inkambi hari za Gatare, za murazeze, za Mugunga. Nge nabaga muri Mugunga. Zose rero zahungiye Mugunga izo nkambi. Niho hari etamajoro siko? Zose siho zahungiye, ariko nta bantu bari aha ngaho babyivugire. Iyo kizaza umuntu abivugiye niko kuvugisha ukuri. Noneho bukeye zose zimaze kwikusanyiriza Mugunga, basanga naho nta buhungiro. Hamwe barendereye abakomeza mu Isake, cyo nyine nagarukiye Isake. Nakati yaho rwose naniwe ndabana ndatashye. Ariko na mbere yuko dutaha nagira ngo mbabwire ikindi, cya kindi cyo kwizera, kwibaza ngo uko amateka yubatswe, uko abahutu n'abatutsi barebanye, uko byubatswe ko umututsi ari umunyamahere, ko umuhutu w'umunyagisenyi yifitiye ubutegetsi agomba no kubugumana, none bakaba bamwambuye. Urumva ayo mateka uko yari yubatse,
ntabwo kugaruka kuri wowe ngo ubyumve ubyemere wumve ko mushobora kubana mugasangira mugasabana ntiwabyumvaga n'ubu hari abatabyumva. Nagira ngo tubyumve tubyumve kimwe. Igihe cyarageze rero zitugaruye, ariko mbere yuko zitugarura nagira ngo mbwire, hari umuzungu twari inshuti dukorana aho ngaho, yaraje aza mu Rwanda arambwira ati ariko ngiye kujya mu Rwanda wantuma. Nagutuma ibiki? Araza agera n'iwacu, agera ku bitaro aho nakoraga kabaye icyo gihe mu ntambara muri jenoside. Aragaruka arambwira ati ariko se wa mugabo we wasubiye iwanyu ko nasanze hariya ahubwo bari kuvuga ngo wari umuvuzi mwiza, wasubira ukajya kuvura uri gukora icyangana. Avuga ntaha, anzanira n'urupapuro yakuye mu rugo, yararuzanye ndarusoma ndarureba nta bayi. Bukeye ngaruka ntumva ntabona. Kuki gutegereza icyo gihe? Ariko bwarakeye maze kugaruka biba ngombwa ko nyine nshaka n'imirimo. Mw'abantu hari iwacu habaye intambara y'abacengezi, ni mubizi. Dutaha mw'abantu abantu twasanze muri kariya gace k'iwacu bari batekanye. Abafunzwe kubera ibyaha bari bafunze birumvikana, nyuma ibyabaye byo kwemera ibyaha bakabibabarirwa bagataha gacaca, ibyo twese turabyemera, ariko abantu bose bari mu byabo batekanye. Ubwo ni kuvuga mbere y'intambara yande y'umucengezi. Mbere yuko nsubizwa mu kazi, umucengezi yaje deja yarikorombereje niko twabyitaga. Nasubiye i Kigali bimeze nabi hari iwacu. Ngeze i Kigali nagiye gushaka akazi, ariko mbere yuko ngashaka umucengezi yari ameze bad hariya, abana banjye n'abasize iwacu. Hari uwavuze ngo iwacu ni Muramba. Warahize imuramba hariya nawe warahize? Urabona umusaza w'umucuruzi witwaga Munyakazi, niba warahabaye? Munyakazi aroyizi w'umusaza munini. Uriya musaza buriya yari umugabo wa Masenge. Uwo musaza njya kujya i Kigali we yari yarapfuye, niho nasize abana banjye babiri. Ndagenda ngeze i Kigali, pozisiyo y'abasirikari yari ituye haragura aho ngaho, abacengezi barayitera. Bamaze kuyitera baraneshwa, birukanse bageze hepfo, abana banjye bari mu nzu, bafata inzu barayitwika. Imodoka yari iri hanze niyo batwitse d'abord ihereza inzu. Umukecuru arimo n'abana bari muri dawe uri mu ijuru. Ndakuramutsa Mariya n'ishapuri. Nge sinari impari. Naje kubyumva ko umukecuru n'abana bahiriye muri ya nzu abacengezi babatwitse. Muretse nkomeze. Noneho rero mw'abantu, mu gihe nkiri mwurwa ariko mfata inzira ntingiye kureba. Ngeze ku Mukamira bahibuka, mpura n'imodoka, nsanga nta modoka zihari, reka ngerageze kwihuta. Uzi imodoka nateze imodoka ya za Nyenzi, kuko niyo yonyine yari ihari. Mpasanga abaturage barambwira bati urahigwa iriya modoka uteze ntawitega. Urumva ayo mateka? Imodoka hari kubera ko ariyo yari yonyine, ngiye nayiroshyemo muniranjyanye. Tugenda tuganira nabo barambwira bati ariko uvuye he? Nimvuye i Kigali. Koko uvuye i Kigali? Abantu b'inaha ntabwo badutega. Turajyana. Abo bantu nibo bambwiye tuganira, bambwira ko ya nzu nge nari nzi ko abana banjye bahiriyemo, ahubwo koko abacengezi baje bagatwika ya modoka igafatisha inzu. Izo Nyenzi, izo Mburagasani, nge nitaga Imburagasani, nizo zaje zikurikiye babacengezi, zigera aho inzu ishya, zirayizimya abana zibakuramo.
ari bazima nibo nari mfite gusa icyo gihe. Ariko birakomeza, ariko saba abantu kuko byose ni bazima cyangwa ni ibiki bimeze gute simbyemere. Bon, dukomeje igihe cyarageze cy'akazi, nakonda nagasaba ndanagahabwa, ariko cya kindi kana baragukorera akazi barakaguha, ariko abantu nta kintu cyinshi inyuma. Koma kazi nakabonye, hari umuntu umwe ahubwo twagiye kugasabana nabyibuka, nge bakampaye ku Kibuye, mugenzi wanjye w'umuganga, ntabwo yaba binahangaha ngo mubwira ahumure. Niyo dusenga twajyanye kugasaba ku kazi, barakamuha nawe bakamuha ku Kibuye, ngewe ndagenda nkajyaho, maze kukageraho ndakora. Hashize icyumweru nawe yagombaga kuza nsangayo, yafashe imodoka arayitega diri ngo aje Kibuye. Ageze ku Kibuye arakomeza n'Icyangugu arambuka ni Bukavu, ntabwo niba ataragera hano ntabwo mbizi. Ibintu byo gufata indorerwamo ukayireba gutya, mbere yo kuyireba gutya ukabanza ukayireba gutya. Gutunga indorerwamo abandi ngo nibirebe mbere yo kubanza kwireba, nicyo cyica abanyarwanda. Ubanza gutokora ijisho ry'undi, iryawe ryuzuye imicanga. Iryawe jisho ryuzuye imicanga ntushaka gutinyuka ngo urirebe. Uyu munsi turasaba abacitse ku icumu, barimo barakora ibitangaza muri iyi ntambwe y'ubumwe n'ubwiyunge. Mu ngendo tugenda dukora mu turere, uragenda ugasanga abantu bacitse ku icumu bishyize hamwe muri koperative, hamwe n'abandi bireza bakikemera icyaha ko babiciye, hamwe n'abafunguwe, hamwe abo bose bagakora amakoperative, kugeza aho muri izo koperative bafatanya kuriha imitungo yabo yangirijwe. Icyo kintu uri muri kukimagina cyangwa ntabwo murimo kucyumva nkuko nyivuga? Ni ukuvuga ngo nge nawe n'uriya n'abariya barimo abiciwe, basahuriwe imitungo, barashyira hamwe muri koperative. Wowe waba warasahuye imitungo bikagaragara ko uri umutindi udashoboye kwishyura ya mitungo, bose mugafatanya mukishyura iyo mitungo, ukamuteza iyo ntambwe, akaguterera iyo ntambwe. Wowe warangiza uti dubure jenoside. Muri ya ntambara y'abacengezi sinayivuzeho, ariko yarwanwaga gute ko twese twari duhari, mu bari bahari. Ibirindiro by'umucengezi byabaga mu ngo z'abaturage, nta birindiro by'umucengezi byabagaho. Ni ukuvuga ngo iyo bazaga bicaraga mu ngo zacu, iwanjye iwawe, bava mu ngo zacu bagiye gutera pozisiyo. Ntushobora kwimagina rero uburyo wafata icyemezo cyo kuza ngo urwanire mu baturage, unumve yuko hatazagira abagwa mu iyo ntambara warwaniye mu baturage. Ibyo byabayeho, hari abantu babiguyemo pe. Ariko kuvaho abantu bemereye bati twitandukanije nabyo, turaje tuje muri gahunda, abo bantu bitandukanije n'ibyo nta kibazo bigeze bagira. Habayeho intambara, abantu batsindwa urugamba, bakora genocide. Abatsinze urugamba bahagaritse genocide, bati mwa bantu mwe, uru Rwanda turashaka ko ruba urw'abanyarwanda, muze dufatanye kurwubaka. Ari uwagiye mu bacengezi, uzaze bakubarurira uko bangana, bari hariya mu kiriya gihugu, abari mu mirimo, abari mu gisirikari, abari abayobozi, abari abadepite, ari abaminisitiri, abantu bose uwitandukanije n'ikibi akinjira muri inclusivity, arimo kandi arakora umurimo we yemye, atari agakingirizo nk'uko njya numva mubivuga. Ari abantu bo muri mu mahanga bajya bavuga
ngo abahutu ngo bari muri guverinoma ngo n'udukingirizo uziko hajya agakingirizo ni iki? Ni preservatif. Nagira ngo mbabwire nk'umuhutu, nta gahutu bari muri guverinoma ari udukingirizo, no. Dukora akazi kacu avec âme et conscience, dufata ibyemezo bikwiranye n'ibibazo biri imbere yacu, tugatanga umusanzu wacu mu guteza imbere igihugu cyacu. Turi abanyarwanda. FPR Inkotanyi ijya gutangiza urugamba rwo kubohora igihugu yari ifite imigambi myinshi itandukanye igomba gushyirwa mu bikorwa. Hari n'indi yewe yagiye ivuka muri urwo rugamba rukomeye rwo guteza igihugu imbere, nk'icyerekezo 2020 cyaje kuvamo icyerekezo 2030, ubu ndumva hagezweho icyerekezo 2050. Ingamba zirafatwa, ibisubizo biraboneka, ndetse n'ibitaraboneka bigenda bishakirwa umuti. Ibyo byose ni ibintu bizashyirwa mu bikorwa bitewe n'imbaraga z'abana b'u Rwanda, bitewe no gushyira hamwe kw'abanyarwanda. Ariko hari akantu uherutse kuvuga uganira n'umutumirwa wawe Alphonse Bizimana, waravuze uti hari abantu bitwa babanga mwabo. Bo ikibashimisha ni cya kindi gisenya ibyiza twagezeho. Ikibashimisha ni ukubona dusubira inyuma. Erega umutumirwa twari dufite ubushize yaravuze ati iyo abantu babonye ibyiza bigezweho atariho byitiriwe barajiginywa. Ntabwo mvuga ko Rusesabagina ari we wenyine ufite mu mutwe hatekereza nk'ibyo yakoze, kuko nabo bose bavuga ayo ngayo ni babandi nabo baciye urwaho bashobora gukora nkawe, kuko icyo bifuriza u Rwanda ntabwo ari ugutera imbere. Nibyo umutumirwa w'ubushize nanone yabwiraga rubanda, avuga ati iyo iki kiraba bagatera hejuru, iyo bagize amahirwe bakabona ikivuga n'abo u Rwanda batera hejuru. N'uyu munsi rero ubwo barumva ko bashyigikiwe, nyamara bakibagiza ko mu nshingano bafite, cyane cyane nka bamwe bitwa abanyepolitike, mu nshingano bafite ni ugukunda igihugu no gukunda abanyagihugu. Ariko wakunda ute igihugu ukifuriza gusenyuka? Wakunda ute umunyagihugu umwifuriza kurimbuka? Icyo twari dukeneye abanyarwanda nta byera ngo de nibyo, ariko duhanganisha ibitekerezo, aho kwifuriza abanyarwanda kurimbuka, aho kwifuriza abanyarwanda gusenyerwa, aho kwifuriza abanyarwanda amakuba. Kandi twemere inzego. None se abo babivuga gutyo baribwira ko umunsi bafashe ubuyobozi uzabatera bazavuga ngo dawe uri mu ijuru, cyangwa bazamusubiza? Ni gutyo njye mbibona. Turabashimiye rero mwe mwakurikiye ibiganiro byacu, tunabarakira gukurikira n'ibindi tuzabategurira mu minsi iri imbere, cyane cyane ibigamije kubereka ubudasa bw'u Rwanda mu kwikemurira ibibazo igihugu gihura nabyo. Mushatse kutwungura ibitekerezo cyangwa kugira icyo munenga n'icyo mushima kuri ibi biganiro byacu, imiyoboro ni yayindi, muzajya mubikora nk'uko musanzwe mubikora. Murakoze, naho mu cyumweru gitaha.